nabona moto isa neza wowe yawe isa nabi azahitamo wa wundi ufite moto isa neza. Birumvikana ashobora kuzaguhitamo mu gihe abona yuko moto zose zabuze aho ngaho, akaba aribwo ashobora kugutega. Ariko ntabwo umukiriya ashobora kuba yatega moto isa nabi yuzuye ibyondo iheruka koga muri 1 na 2 arimo arareba akamoto gakeye gasa neza, umumotari ari ku myako, ijire yisa neza, kasike ze zihanaguye, ibirahure bitaramenetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Muraho neza abantu b'Imana, nizere ko mwese aho muherereye mumeze neza. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe kugira ubuzima bwiza. It's me motari, ni motari wanyu, motari w'umwuga. Narabyiyemeje gukora akazi kanjye as a professional ndetse nkagerageza no kugaragaza ibyo nge n'abagenzi banjye dushobora gukora. Turamutse tubikoze tugakorera hamwe, ikimotari dushobora kugishyira ku rundi rwego kikarushaho kuba akazi gafitiye ba nyirako akamaro, inshuti, abagenzi batega moto ndetse no ku gihugu umumaro. Yes, ni mu biganiro rero twatangije bivuga ngo motari w'indashyikirwa, inzira igana ku ntsinzi n'iterambere. Tuba turebera hamwe ese ni iki motari ashobora gukora, ni iki abagenzi bashobora gukora, ni iki twakora twese kugira ngo motari abe umuntu uri professionnel, kugira ngo yigirire akamaro anakagirire igihugu muri rusange. Ubushize twari twarebeye hamwe ngo ni iki motari ashobora gukora kugira ngo abe umuntu w'umunyamwuga kandi ufite ubumenyi muri ako kazi arimo arakora. Twabirebye mu buryo burambuye. Uyu munsi ndagira ngo munyemerere tuganire noneho ku kindi cyenda kwegerana n'icyo twaganiriye ubushize, ari cyo customer care service and business growth. Ni gute umumotari agomba kurangwa no gutanga serivisi nziza ku bakiriya bamugana, ndetse n'iki yakora kugira ngo business ye cyangwa se akazi akora karusheho kwaguka. Twihuse reka turebe ngo ni kubera iki ari ngombwa kuba wagira serivisi nziza mu kazi kawe ukora ka buri munsi. Kugera ku ntsinzi cyangwa se gutuma business yawe yaguka nk'umumotari bishingira ku buryo wakiramo abakiriya bawe, uburyo ubafatamo. Iyo serivisi zawe cyangwa se uburyo wakiramo abakiriya ari bwiza, ukaba ufite serivisi nziza, bituma abakiriya baguhitamo mu bandi, abandi bose bakaba babareka bagahitamo wowe kubera yuko ufite serivisi nziza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bakurangira inshuti zabo ndetse n'abandi bo mu muryango wabo. Ni ukuvuga ngo iyo uhaye serivisi nziza umuntu, usibye kuba guhitamo mu bandi akaba ari wowe wazajyaho akazi, ikindi wungukamo ni uko ashobora kuba yakurangira abandi, haba inshuti ze cyangwa se n'abandi bo mu muryango. Icya gatatu, umukiriya iyo umuhaye serivisi nziza bituma iyo agiye kukwishyura akwishyura yishimye, ku bushake bwe abyishimiye, kandi hari n'igihe ashobora kuba yaguha amafaranga arenze ku yo mwavuganye, bino dukunze kwita tip. Ariko ntabwo tugomba gukora akazi kacu tuvuga ngo reka nkakore neza kugira ngo bajye bampa amafaranga arenzeho. Biriya nishimye umuntu ashobora kuba yaguha ku bushake, ariko nta nubwo ari itegeko, ni ikintu we yakora ku bushake bwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufite serivisi nziza bituma abantu bagutoranya mu bandi benshi, bakaba baguha akazi, bakaba bakurangira inshuti n'abavandimwe. Ikindi kandi no kukwishyura ntabwo bigorana, bakwishyura neza kubera yuko serivisi uba wabahaye ziba zikwiriye kwishyurwa kandi bakakwishyura neza. Ni ukuvuga ngo rero motari w'umunyamwuga cyangwa se umuntu ukora akazi ke kinyamwuga, mu byo azirikana by'ingenzi harimo ko abakiriya nibo musingi, nibo fondasiyo yo kuba business yabo yakwaguka kandi bakabona amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero iyo umenye yuko umukiriya wawe ari we utuma ubasha kubona amafaranga ubona, umuha agaciro akwiriye kandi ukamuha serivisi nziza. Rero gutanga serivisi nziza ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugomba kuzirikana ko abakiriya tugomba kubafata neza kugira ngo bidufashe kwaguka kwa business yacu kandi tube twabona n'abakiriya benshi bisumbuye kubo twari dusanzwe dufite. Reka turebe ngo niba tumaze kubona yuko gutanga serivisi nziza ari ingenzi, muri iki gice tugiye kureba ngo ni gute noneho umumotari
ashobora gukurura abakiriya, akabasha kwatarakitinga abakiriya. Kubera yuko mu muhanda harimo abamotari benshi, harimo abamotari barenze ibihumbi n'ibindi. Ese ni iki ugomba gukora kugira ngo n'umukiriya nakubona cyangwa se umukiriya abe yaguhitamo aretse abandi bose aba ari wowe yaha akazi? Ugomba kuba ufite tactics cyangwa se ufite ibanga ukoresha kugira ngo abakiriya babe ari wowe bahitamo muri ayo magana y'abamotari. Mu bigomba kukuranga kugira ngo abakiriya babe baguhitamo baretse abandi, ni uko urangwa no kuba uri umuntu byoroshye kuba waba inshuti n'abakiriya kandi ukaba uri umuntu ubaha ikaze. Ni ukuvuga ngo niba ubonye umukiriya ukaba ufite uburanga bukeye, urimo uramwenyura, hanyuma uvuga neza kandi ukaba wabaha ikaze, harimo kubasuhuza n'ibindi nyine andi magambo meza ushobora kuba wababwira, bigatuma barushaho nyine kwishimira serivisi zawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri mu bigomba kukuranga kugira ngo abakiriya babe baguhitamo mu bihumbi ndetse no mu magana y'abamotari, ni uko moto yawe igomba guhora isa neza kandi yujuje ibisabwa kugira ngo umukiriya nayicaraho yumve koko anejejwe no kuba yakwicara kuri iyo moto. Ni ukuvuga ngo moto yawe kuba isa neza, abakiriya urabizi bakunda kuba bakwicara kuri moto isa neza. Nta mukiriya wakwishimira kwicara kuri moto isa nabi cyangwa na motari ngo abasa nabi ngo uvuge ngo agiye gushimishwa n'iyo serivisi. Nabona moto isa neza, wowe yawe isa nabi, azahitamo wa wundi ufite moto isa neza. Birumvikana, ashobora kuzaguhitamo mu gihe abona yuko moto zose zabuze aho ngaho, akaba aribwo ashobora kugutega. Ariko ntabwo umukiriya ashobora kuba yatega moto isa nabi, yuzuye ibyondo, iheruka koga muri rimwe na kabiri, arimo arareba akamoto gakeye gasa neza, umumotari ari ku myako, ijire yisa neza, kasike ze zihanaguye, ibirahure bitaramenetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo moto yawe igomba kuba isa neza buri gihe. Ibyo ngibyo biri mu bituma abakiriya bashimishwa cyangwa se bakwihutira kuba bagutega bakasiga abandi bose. Icya gatatu mu byagufasha gutuma abakiriya bahora baguhitamo baretse abandi, ni ukuba mu buryo bwawe utwaramo moto utwara neza, wubahiriza amategeko, ntutware nk'umuntu uri muri yahura cyangwa se wahaza ubuzima. Kubera yuko nutwara nabi bizatuma umugenzi yumva adatekanye, aguma afite ubwoba kubw'ubuzima bwe kubera yuko urimo uratwara nabi. Hari abagenzi banakubwira bati ngiye nigeze kugenda na wenda n'umumotari turi babiri, ugasanga bameze nk'aho barimo barasiganwa. Niba abashaka kugaragaza yuko moto ye ari nshyashya cyangwa se ikomeye cyane cyangwa se azi gutwara moto kurusha abandi, ni ukuvuga ngo mu muhanda ntabwo umuhanga ari uwihuse kurusha abandi, ahubwo umuhanga ni wa wundi utwara moto neza akabasha kugeza umuntu atwaye amahoro. Icyanyuma mu byagufasha gutuma abagenzi bahora baguhitamo mu bandi, ni ukuba uri umuntu uzi Kigali cyangwa se uzi ahantu ukorera neza, ku buryo bitabagora mu gihe uba uhuzagurika ushakisha inzira n'ibindi nk'ibyo. Abagenzi bakunda yuko abantu babatwara baba basobanukiwe ahantu bari kujya, ku buryo niyo haba ari ahantu batazi bashobora kuvuga bati uriya muntu azi Kigali neza cyangwa se azi aha hantu hatandukanye neza, reka muhamagare aze antware. Ikindi kandi ukazirikana kuba uri umuntu abantu igihe bagukeneye ubasha kuba waboneka, yaguhamagara ukaza ukamutwara mu gihe yakumenyesheje mbere. Ntube uri umuntu bakunda kubura cyane. Mu by'ukuri abakiriya nabyo barabikunda. Naha dusoreje, ubutaha tuzaza dukomeza tureba ibindi bishobora kuba byadufasha mu kuba twagira serivisi nziza kandi tugatuma business yacu cyangwa se umurimo dukora waguka ukaba watugeza kure.